amahirwe yo kugirwa umwe mu bana be. Ubu ndi mu mubare w'abitiriwe izina rye. Babarira ibyaha byanjye, agura misayo y'ibyaha, kugira ngo nzaraga ijuru isezera ry'abamukunda. Anyishije umwijima w'urupfu, ambwira icyo nkwiriye gukora, kugira ngo nzaraga ijuru isezera ry'abamukunda. Bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ibice 7 rifite umutwe ugira uti: ubutambyi bwa Melikisedeki bwasuraga ubwa Kristo butazakuka. Mu yandi magambo, ubutambyi bwa Melikisedeki bwashushanyaga cyangwa se bwateguzaga ubutambyi bwa Kristo buhoraho iteka. Dusenge. Mana nkuru iri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, dufashe twese abumva ijambo ryawe, ritwigishe gukora ibitunganye no kugukiranukira iteka. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Mbere yuko tuganira ku buryo ubutambyi bwa Melikisedeki bwasuraga ubwa Yesu Kristo butazakuka iteka, ndagira ngo tubanze twibukiranye icyo umwanditsi wandikiye Abaheburayo yandika urwandiko yashatse kumvikanisha. Ayobowe n'umwuka w'Imana, umwanditsi yaragamije ibikurikira. Icyambere ni ukugaragaza mu buryo budasubirwaho kandi bw'iteka icyubahiro Yesu arusha abamarayika, icyubahiro arusha Mose, icyubahiro arusha abatambyi, icyubahiro arusha Yosuwa, n'icyubahiro arusha abahanuzi. Icya kabiri yaragamije ko ari ugushyira iherezo ku mirimo, imigenzo n'imihango by'idini ya Kiyuda. Icya gatatu ko ari ugukebura abakristo bita ku mihango y'idini cyane bakabirutisha gukizwa by'ukuri. Icya kane ko ari ugushyira iherezo ku mirimo y'ubutambyi bwo mu isezerano rya kera, kuko hari habonetse umutambyi w'iteka ryose witambye ku bwacu. Icya gatanu ko ari ukugaragaza Yesu nk'umucunguzi w'abari mu isi, akaba n'umutambyi Imana yatanze by'iteka ryose. Ndagira ngo nanone twibukiranye ko nk'uko tubisoma mu bitabo bya Mose uhereye mu Kuva ibice 25 no mu gitabo cy'Abalewi ndetse no mu gitabo cyo Kubara, umurimo w'ubutambyi wakorerwaga mu ihema ry'ibonaniro wari umurimo ukubiyemo imihango n'imigenzo yakorwaga mu rwego rwo gusaba imbabazi z'ibyaha by'Abisirayeli kugira ngo babashe kubungabunga ubusabane bwabo n'Imana. Nanone kandi ubuturo bwera bw'Imana cyangwa se ihema ry'ibonaniro cyangwa se ihema ry'Imana bwatwigishaga cyangwa se butwigishana n'ubu uburyo umuntu w'umunyabyaha abasha kwegera Imana. Tuzirikane kandi ko ihema ry'Imana n'ibyaryo byose, umurimo w'ubutambyi n'abatambyi n'ibitambo byo mu isezerano rya kera, ibyo bita mu Gifaransa les types de l'Ancien Testament, byashushanyaga umutambyi n'igitambo byakozwe rimwe na rizima na Yesu Kristo, utarinjijwe mu ihema ryo mu isi, ihema ryubatswe n'abantu, ahubwo Yesu, l'antitype du Nouveau Testament, yinjiye ahera ho mu ijuru hubatswe n'Imana. Ikindi nuko umutambyi nubwo yari umuhuza wacu n'Imana, ariko yari umuntu ukora ibyaha kimwe n'abandi bantu. Niyo mpamvu umutambyi mukuru Aroni n'abamusimbuye, abatambyi batoranijwe mu bantu kugira ngo bature amaturo, batambe n'ibitambo by'ibyaha by'Abisirayeli, babanzaga kwitambira ibyaha byabo nk'uko babitambiraga abandi. Aya magambo yasanga mu gitabo cy'Abalewi, nushaka ugisome cyose, ariko soma igice cya 16 urabyumva neza. Ariko Yesu Kristo yaje aruta abatambyi bose. Kristo ntiyihimbarishije kwigira umutambyi mukuru, ahubwo yabihawe n'iyamubwiye iti uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyara. Aya magambo yasanga muri uru rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 5:5. Kandi Uwiteka yararahiye ati uri umutambyi iteka ryose
mu buryo bwa Melkisedeki. Urayasanga nanone muri Zaburi, mu gitabo cya Zaburi 110 umurongo wa 4. Bene data, reka noneho turebe uburyo ubutambyi bwa Melkisedeki bwasuraga ubwa Kristo butazakuka. Ubundi Melkisedeki yari iki? Melkisedeki yari nde? Kuki abantu cyangwa se kuki ibyanditswe byera bitubwira ko Melkisedeki uyu nguyu yashushanyaga Kristo wajyaga kuzaza? Melkisedeki avugwa bwa mbere mu gitabo cy'Itangiriro mu bice 14 umurongo wa 17, aho Aburahamu n'abagaragu be batabarutse ku rugamba basanganiwe na Melkisedeki umwami w'Salemu. Akaba yari n'umutambyi w'Imana isumba byose. Umutambyi Melkisedeki ahesha Aburahamu umugisha, Aburahamu nawe amuha 1/10 cy'ibyo yaratabarukanye. Ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko hari itandukaniro hagati ya Melkisedeki n'abandi batambyi babayeho uhereye kuri Aroni. Muri iki gice cya 7 ku murongo wa 3 handitse aya magambo. Hatubwira ko Melkisedeki uwo ntiyagiraga se, ntiyagiraga nyina, ntiyagiraga ibisekuruza, kandi ntiyagiraga itangiriro ry'iminsi n'iherezo ry'ubugingo. Aha turagira ngo byumvikane neza, ibyanditswe byera ntibivuga ko Melkisedeki ahoraho iteka nka Yesu umwana w'Imana. Ariko umwuka w'ubuhanuzi wari mu mwanditsi wandikiye Abaheburayo yamuteye kubyandika kugira ngo ashimangire kandi anumvikanishe ko Melkisedeki yari igicucu ombre cya Yesu wari waramaze kuducungura agasubira mu ijuru ku Mana aho yahoze uhereye imbere na mbere. Kuri umurongo wa 3 w'iki gice cya 7 cy'uru rwandiko rwandikiwe Abaheburayo herekana ubwiru bw'Imana Data wa twese n'umugambi ukomeye ugaragaza ubutambyi bwa Yesu waje nawe ari umutambyi witeka avuye mu ijuru. Nubwo umurimo w'ubutambyi washushanyaga Kristo, ariko Melkisedeki yaje afite umwihariko kubera impamvu nyinshi. Muri zo twavuga izikurikira. Nkuko tubimaze kubivuga haruguru, Melkisedeki ntiyagiraga se, niko ibyanditswe byera bitubwira. Ntiyagiraga nyina, ntiyagiraga ibisekuruza, kandi ntiyagiraga itangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo. Ibi bitwereka neza ko yashushanyaga Kristo wahoranye n'Imana, utagira itangiriro ntagira iherezo. Indi mpamvu itwereka ko Melkisedeki yashushanyaga Kristo nuko nkuko byanditswe, Melkisedeki yari umutambyi mukuru nka Yesu, ariko Kristo akagira umwihariko kuko we yaje ari umutambyi mukuru byiteka ryose, nkuko uwandikiye Abaheburayo abivuga muri uru rwandiko ibice 6 umurongo wa 20. Ijambo ry'Imana ritwereka ko Melkisedeki yari umwami w'amahoro kandi ukiranuka nkuko izina rye ribisobanura. Ibice 7 umurongo wa 2 mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Yesu nawe ni umutambyi iteka, umwami ukiranuka, umwami w'amahoro, nkuko umuhanuzi Yesaya yari yarabivuze cyangwa se yabivuze mu bice 9 umurongo wa 5 wa 6, kandi twabisanga mu rwandiko rwa 2 rwandikiwe Abikorinto ibice 5 umurongo wa 21. Nanone ubwami bwa Melkisedeki bwashushanyaga ubwa Kristo, nkuko byavuzwe na Melkisedeki, nkuko byavuzwe ko Melkisedeki adakomoka mu muryango no mu gisekuru cya Lewi, sekuru w'abatambyi, ni nako Yesu Kristo adakomoka mu muryango wa Lewi, ahubwo akomoka mu muryango wa Yuda. Aya magambo rayasoma mu buhanuzi bwa Yeremiya ibice 23 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Ikindi nuko Melkisedeki yari umuntu, naho Kristo ni umutambyi wavuye mu ijuru ku Mana, wapfuye akazuka agasubiraho yahoze uhereye mbere na mbere. Mu mugambi w'Imana, Melkisedeki yarutaga Aburahamu, nubwo bizwi ko Aburahamu ari sekuruza w'abizera kandi wahawe umugisha n'Imana, ariko Aburahamu yutuvuga yagize ihishurirwa amenya ko Melkisedeki yashushanyaga ubutambyi bw'iteka bwa Yesu. Niyo mpamvu Aburahamu yamuhaye 1/10. Ubundi 1/10 cyari umugabane
wari waragenwe n'Imana kuzaba gakondo y'Abalewi. Kugira ngo ubyumve neza, urasoma muri iki gitabo cyo kubara ibice 18 umurongo wa 24, uzasanga aya magambo avuga ko Imana yari yaragambiriye kera ko umugabane wa 1/10 uzaba umugabane w'abakomoka kuri Lewi, ari nayo mpamvu batabonye umugabane ubwo Yosuwa yagabanyaga igihugu mu miryango 12 ya Yakobo. Ariko birumvikana ko Aburahamu yagize yishurirwa mbere cyane yuko uyu mugambi n'umurimo w'Abalewi bivugwa. Aburahamu aca bugufi aha Melkisedeki 1/10, bivuga mu yandi magambo ko nubwo Aburahamu ari mukuru, nubwo Aburahamu ari sekuruza w'abizera, ariko mu bwiru bw'Imana no mu mugambi w'Imana Aburahamu yari muto kuri Melkisedeki. Melkisedeki nawe akaba muto kuri Yesu, kuko yashushanyaga umutambyi mukuru ari we Yesu waje kuza by'iteka ryose. Icyitonderwa kandi tugomba kuzirikana, umutambyi Aroni w'Umulewi yashushanyaga Yesu Kristo nk'umutambyi mu murimo w'ubutambyi mu buryo bw'abantu. Naho Melkisedeki yashushanyaga Kristo nk'umutambyi mu ijuru. Reka nsubiremo. Aha dufite abatambyi babiri bakuru, hari Melkisedeki na Aroni. Aroni w'Umulewi yashushanyaga Yesu Kristo nk'umutambyi mu murimo w'ubutambyi mu by'abantu, mu murimo w'ubutambyi muri iyi si, mu murimo w'ubutambyi waje kurangirana no kuboneka kwa Yesu, mu murimo w'ubuhuza waje kurangirana no kuboneka kwa Yesu. Naho Melkisedeki yashushanyaga Kristo nk'umutambyi mu ijuru uhoraho. Dusoza turagira ngo bene data tuvuge ko ubutambyi bwa Melkisedeki bwashushanyaga bwa Kristo umwana w'Imana udapfa, uhoraho iteka, ukiranuka, utarimitswe n'abantu, utarakurikiwe n'abandi batambyi. Ubutambyi bwa Kristo si ubw'umurage w'igisekuru cy'abatambyi nk'uko byari biri mu isezerano rya kera. Buhoraho n'ubuziranenge, bushingiye ku bushobozi n'ububasha bwa Yesu. Umwanditsi asoza iki gice cya 7 mu bice 7 nyine nk'uko tubivuze, umurongo wa 26 na 28, yongera kwibutsa abakristo ko byari bikwiye ko tugira umutambyi mukuru umeze nka Yesu, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha kandi washyizwe hejuru y'amajuru, utagomba iminsi yose nk'aba batambyi bakuru bandi kubanza kwitambira ibitambo by'ibyaha bye ubwe, hanyuma ngo abone uko abitambira abandi, kubera ko Kristo ubwe yabikoze rimwe ngo bibe bihagije iteka ubwo yitambaga tugahabwa ubugingo. Amategeko ya Mose yashyizeho Abalewi b'abanyantege nke kuba ari bo baba abatambyi. Naho igihe gikwiye kigeze, nyuma y'amategeko ya Mose, Imana itanga umwana wayo watunganijwe rwose ahinduka umutambyi kugeza iteka ryose. Bene data, ndagira ngo mbararikire gusoma iki gitabo cy'Abaheburayo cyose. Harimo ubwiru bw'ijambo ry'Imana, tuzarushaho kucyumva. Ariko kugira ngo tucyumve neza iki gitabo, tunumve n'uyu murimo Kristo yakoze, tuzabanze dusome igitabo cy'Abalewi, hanyuma dusome n'iki gitabo, bizadufasha. Abo twasangira ijambo ry'Imana rigira umumaro wo kuduhanira gukiranuka, kugira ngo tugere ku rugero Kristo w'Imana ashaka. Amahoro y'Imana abane natwe twese. Muce bugufi dusenge. Mana data wa twese uhoraho, twongeye kugushimira kuko udushoboje kuganira ijambo ryawe.
Turagushimira kandi kuko watanze Yesu akatubera umutambyi by'iteka ryose. Tuzahora tugushima kuko mu mugambi wawe harimo kuducungura, kutubabarira ibyaha no kuduha ubugingo buhoraho, tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo waje ari igitambo akaba n'umutambyi by'iteka. Duye kubimenya neza no kubaho mu buzima bukunezeza, dutegereje kugaruka k'umwami wacu Yesu aje kujyana abamwizeye. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Mwari kumwe na mwene so Mujiji Deo, umukristo ku mudugudu wa ADEPR Nyarugenge. Imana iduhane umugisha, amen. Yasezeranije ubugingo buhoraho, imigambi ye kuri nge yose ni myiza, ntiyitaye ku wundi we n'ibyaha nakoze.